noneho nifuje gukora iyi video kugira ngo nsubize abantu bambwiye ku bijyanye n'ukuntu wakora amafaranga muri Mexico ukayazana ukayashyira, yani uko wakora amafaranga kuri BINANCE ukayashyira muri Mexico. Nta kindi uri bukore, icyo ngiye kubabwira ni kimwe. Okay. Uraza ahangaha muri Mexico ukaza gutora aderese ya Litecoin. Katuze hano muri Mexico dutore aderese ya Litecoin, kanda hano handitse deposit, hanyuma ushaka gushyiraho amafaranga nabwiye ko uyazana mu Litecoin, niyo ugiye kuyabikuza yabikura mu Litecoin, nibyo byoroha cyane kuba wayashyira muri BINANCE. Kadutegereze. Okay, hitemo Litecoin, utayisangamo hariya urayisacinga, hanyuma utore aderesi ya Litecoin, dore ngiyi, ukora ahangaha ukayikopiya, hanyuma ugahita uza muri BINANCE yawe. Winjira muri application ya BINANCE. Nimugoroba nibwo naberekaga uburyo ushobora gukonvatinga amadolari ukayashyira muri ukayagura uyakoresha P2P. Noneho uza ahangaha handitse wallet, tugiye gukura amadolari hano kuri BINANCE tuyashyire muri Mexico. Nareba ko ya madolari naguze kuri P2P $39 byageze. Hanyuma ari muri founding, ariko nshaka kuyakonvatinga, niyo mpamvu nza ahangaha muri founding ari nkareba amafaranga ariho, kandebe hari abantu baba batazi kubikura, uyakuramo muri Mexico ngo babuze uko bayakuramo. Niba byarakunaniye kubikura muri Mexico uranyandikira. Turebe ko ari muri spot. Okay, hano muri spot ntayarimo. Muri future harimo $40 na bingahe, kandi nshaka kubikura ari amadolari. Sinzi impamvu ataraba completed. Dore ngaya aya madolari rero, ndaje nyakore transfer $34 nyajyane hehe, mpite nyashyira muri spot. Urareba ko founding biri hejuru, spot iri hasi. Iyo umaze gukora transfer rero uza ahangaha muri spot, uhita ureba ahantu handitse trade, kanze mpabereke. Uza ahangaha tugiye kuyakonvatinga. Ni ukuvuga ngo amafaranga wakonvatinga atari muri spot ntago bikunda. Uza ahangaha muri trade, akaba ariho kanda, ndahakanze, nkarindira bigafunguka, nkareba handitse convert, ijambo rye hejuru yanze convert, ari amadolari nyashyire mu Litecoin. Mubyibuke neza ko na copy address ya Litecoin nyikuye hehe, muri Mexico. Nicyo ngiye gukoresha. Ndagira ngo abakoresha Mexico, impamvu mabibabwira, ukoze deposit muri Mexico baguha bonus, baguha ama bonus agiye atandukanye. Ndaje ndabibereka mu kanya. Okay, turindire ifunguke. Igiye ukonvatinga iyo ariyo yose rero uba ugomba kubyitegereza neza, nta na kamwe kaguciye ku ruhande. Okay, naberetse uburyo wagura bakoresha P2P. Nawe utabizi uburyo wagurisha amadolari kuri BINANCE, wanyandikira nkakwereka uburyo ushobora kuyagurisha ukayashyira kuri Momo. Ibyo ni ibintu dukora buri munsi. Ureba ko hejuru hariho USDT, hano hasi
ngiye gushyiramo Litecoin, uraza ukahakora ureba ko idolari n'ibice 34 biriho, ndaza nkakanda ahangaha hano hasi, ngiye gushakamo Litecoin, mbyandikemo Litecoin, nkanda kuri aka kantu, nkarindira, nkaza hano kuri search nkandikamo LTC mu magambo ahinnye ariyo Litecoin, ndindire, ndabona recorder itaza ya Litecoin, dore ngiyi yaje, ni amanetwork aba ari kubitera. Hanyuma ureba ko Litecoin yahageze. Rero ngiye gukora MEXC, ngiye gukora kuri MEXC yose nyashyireho, ko yose nshaka kuya convertinga, nubwo Litecoin irimo iramanuka, ndabereka n'uburyo yageze mo hariya muri Mexico uhita uyahindura. Urareba ko mise nkanda trade, ndategereza kadutegereze amasegonda arangire. Ukanda kuri confirm amasegonda atararangira, ko yarangiye nyine urongera ugatangira, baba bakubwira niba uri tayari kuba wakonvertinga USDT zawe mu Litecoin, ariko Litecoin irimo iramanuka. Systeme sinzi ikibazo ifite, ariko byose biterwa n'amanetwork, hari igihe bikora bikanga. Turebe, kore confirm, turategereza. Tayari, ureba ko ya madolari mpise nyahinduramo ama USDT, ngiye kuyashyira muri Mexico. Abantu bakora KYC muri Mexico bikanga, iyo telefone idafotora neza ntabwo bipfa gukunda. Ngiye kuza hano rero muri spot, kariho rya dolari ryanjye riri, ariko rikaba riri mu Litecoin. Kemanze network zibanze zize, niyo mpamvu ubona bitari gukunda. Uraza ugakanda ijambo withdraw, ngiye kubikura, uraza ugakanda kuri withdraw, nubundi ngiye kuyabikura nyashyire muri Mexico, nkategereza bigafunguka. Nkanze kuri Litecoin kariho amafaranga, nkanda hano hambere. Ha kabiri ni ukuba wakohereza umuntu ufite BINANCE, ukaba wamwohereza amadolari, akaba yaguha amanyarwanda mwabivuganye, akoresheje email, ukoresheje ID cyangwa se email, ko ntayo bakata. Mpita nkanda rero hano hambere ko send, ngiye gukoresha wallet, nkashyiramo MEXC. Hano ngiye gushyiramo ya address nakuye muri Mexico ya Litecoin, ukanda paste, ukayipestinga. Murayibuka ko ariyo nazanye, kugira ngo uyibone neza ko ariyo, ushobora gusubira hano muri urareba ko ihuye n'ingi yo muri Mexico, ndakeka murayibona neza. Nise nkora withdraw. Abantu mukora withdraw bikanga rero, mujye mugerageza mukore mu confirming ibijyanye na security ya account zanyu, mujye mugerageza mu byubahirize. Nakoze video yuko ubikora, yaba muri Binance ndetse no muri Mexico, byose bikora kimwe, kuba wakoresha Google Authenticator kandi ukakwemera kubikura nta mananiza. Hari passkey hano, barambwiye rero ko kugira ngo mbikure ngiye ku verify, ngiye gukoresha Google Authenticator, nzane address code, akakanda hano kambere kugira bakavivure. Nkaza kuri Google Authenticator, ni iyi ngiyi, abatayizi ni iyi, ngiye guturamo code. Ni ukuvuga ngo mba narakoze security, nta muntu ushobora kunyinjira muri account yanjye. Ndakanda hano handitse Binance, nkakomezaho urutoki, iyi code akaba ariyo nzana, akanda paste. Kakunze email nayo bakanyoherezaho code, ureba ko bisaba. Ndaza hano kuri email, nje kuri Gmail, kandebe Gmail, nkazaho nkareba code banyoherejeho. Nabwiye ngo abantu bakeneye gukora future trading mushobora kunyegera, dutanga signal
zizewe kandi ku giciro cyiza. Niyo mpamvu rero ngira ngo ibintu mujye mubyitaho cyane. Reka nshiremo email kubera ko warya umuntu abakoresha email nyinshi. Reka ndebe email nkoresha kuri Binance, ndebe ko banyoherejeho ziriya code zinyemera kuba nabikura. Ukanda kuri ako kantu ugiye guhindura email. Hari abantu batazi no guhindura email, uraza ugakanda ahangaha ugahitamo email yako bije. Email nkoresha kuri Binance ni iyi ngiyi, nyikandeho ndebe code banyohererejeho. Ndategereza kubera network nyine ibintu biba bigenda gake gake. Ureba ko bambwiye ko ngiye kubikora. Nuvuga ngo iyo wakoze secret code nta muntu ushobora kukwinjira muri account cyangwa se ngakwiba account yawe. Hari abantu bajya baha abantu bakabafungurira account bakabiba account zabo kubera kutamenya gukoresha security code, hanyuma bakajya bakoresha account zabo. Ibyo bintu rero muzirinde. Wabonye ko banyoherereje hano email, kuri email yanjye bangiye code bambwira ati confirminga ko ugiye kubikura izi Litecoin. Ibyo bintu urabizirikana. Secret key hari abazikoresha. Wabonye ko bambwira n'ayo magambo bambwira ko biracyari mu nzira. Rero icyo nkora ndaza nkakanda nkurisha urutoki nkakora copy izi code nkagaruka kuri Binance bitavuyemo. Niba ujya ukunda gusubira muri Binance ugasanga bya bindi wari washyizemo byavuyemo, ikibazo ari igihe ari telefone cyangwa se akaba ari application yawe itari update. Urategereza rero ko twose batuvivuye, hanyuma nkategereza. Tayari bari kumbwira ko biri muri processing. Baracyabikurikiranya mu gihe gito cyane. Kengaruke kuri account yanjye ya Mexico ndebe ntago amafaranga arajyaho, nta mafaranga nari mfiteho. Ndagira ngo nze no kubereka uburyo ihita yahinduramo ama USDT ukayakura muri Litecoin. Impamvu tuhita tuyahinduramo USDT ntago igizamuka ngo imanuka, ariko Litecoin irazamuka ikamanuka nk'abantu bayitredinze ejo muri groupe twayihaye. Mwabonye ko iri kumanuka, ndetse na Ethereum mfite amakuru ko igiye kumanuka. Ndetse ndaje mbereke mu kanya, ndaje mbereke Ethereum uburyo abayikoze ejo bundi hashize yaramanutse kandi yabahaye profit. Rero Ethereum nayo ikaba ikomeje kumanuka. Ureba ko kuri count yanjye katurebe ko yari yageraho. Tegereze loading. Abantu batazi gukoresha uburyo bw'ifaranga ry'ikoranabuhanga rwose, ufite ikibazo uratwandikira kuri 0784878212. Ufite inyunganizi, ibitekerezo, rwose twegere. Niba hari ibidafututse muri videos dukora, ugerageze nawe kutugira inama, tubwire n'ibyo twahinduraho, ntacyo bitwaye rwose. Urareba ko mfiteho $2, ni ukuvuga ngo ntago arangeraho. Kantegereze abanza ngereho. Ndi kuvuga ku bijyanye na Ethereum ku bantu bakora trading ko Ethereum igiye kumanuka. Nibyo koko Ethereum aho mperuka ejo yari kumanuka ku madolari 2057 kandi yaramanutse. Urareba aho igeze. Ubwo utarayinjiye nyine nta mpamvu yo kuyinjira ahangaha. Kanjye muri groupe mbereke iyo signal uko yari imeze. Ni ukuvuga ngo iyi signal nari ndi kubereka abantu turimo tuganira ku bijyanye na future trading. Ni ukuvuga ngo iyi Ethereum twari kuyinjira igeze ku 2600. Sorry gatoya. Iyi ni VIP y'abantu bishyuye. Kanze turabe. Litecoin future trading ni ngiyi kuri 263 niho twari kwinjira, cyangwa se 253 niho twari kwinjirira. Urareba ko ibiciro byose yageze kuri 200 hafi na 80 niba mbyibuka neza. Ndakeka aho igeze ahangaha rwose imaze gutanga profit ihagije. Reka nze hano mbereke aho yahereye. Ureba ko yari kuri 60 na
twebwe abayinjiye mbere kanze mbereka aho twayinjiriye, kadutegereze network. Abantu tazi gukoresha izi candlestick, nuba ngo twayinjiriye ahangaha. Ureba ko yazamutse, abambere bayinjiriye hano ku ahangaha kuri 70,200, hanyuma yaje kumanuka rero itanga profit, yongerera azamukaho gato kuri cya giciro cya mbere cya kabiri twabonaga, hanyuma irongerera amanuka. Urareba ahantu yari igeze Ethereum. Okay, ubwo n'abantu bayikoze. Mvuge nanone kuri Litecoin, ku bantu bayikoze ndakeka twabonye profit nubwo idahagije, ko bigaragara ko iremera amanuka. Banugabanya ibintu iri kunsokoreza. Noneho abantu twakoze Litecoin ndagira ngo nyibereke nabyo. Litecoin twari tradings, ndagira ngo mbereke tayari ikomeje kuzamuka. Mu kanya igiciro yari iriho ndakeka yakivuyeho, kandi mfite icyizere ko igomba kuzamuka ikagera ku madolari. Nubo ngo yari kuzamukira ahangaha kuri amadolari 70,40. Reba ko irimo irazamuka. Washaka yinjira ahangaha sigino, mbereke sigino uko iteye muri groupe kugira ngo mubimenye neza Litecoin aho twayihereye. Okay, abantu bakeneye kwiga future, iyi ni groupe ijyamo abantu bashaka kumenya future trading. Ni ahangaha Litecoin turacyayitrading. Abambere binjiriye kuri iki giciro cyo hasi, ku giciro cya mbere ngiki, sorry gatoya, abambere binjiriye aha, abandi barongera kwinjira ahangaha igeze kuri ku madolari 70,92 cyangwa se amadolari 69,50. Ndakeka urubonye ko yaharenze ageze ku madolari 70, izazamuka igere ku madolari 81. Iyi sigino irizewe, washaka kuyikora arayikora. Reka mbereke ejo, urareba bayikoze ifite profit ya 28, aho yageze kuri 70 na kangahe n'ubundi. Hariya niho uyu munsi igeze, irimo iragenda gake. Hanyuma ikindi 69,40, hari abayinjiriye igeze ku madolari 69,53, nabo babonye profit. Ndakeka bari muri profit, cyangwa se 69,40 ariho nashaka kubereka aka kanya, ariho igeze, ariho igomba kuzamukira. Okay, 69,40 hageze 70. Ndakeka murabibona neza ko dufite icyizere ko Litecoin yacu iri buzamuke ikagera ku madolari 75. Ubwo tuzareba ubutaha. Reka turebe muri Mexico yacu rero, turebe ko nanone abinjirira ahangaha nabo ntacyo biratwara. Nk'uko mwayibonye, abari bwinjirire kuri iyi sigino ya Litecoin, abari bwinjirire ahangaha ku madolari 79,92 nabo baraza kubona profit. Okay, twigarukire rero kuri Litecoin twabikuje, turebe ko zatugezeho. Ushobora kuba zitaratugeraho. Mbibutsa ko niba warakoze KYC muri Mexico, kanda ahangaha urebe ko baguhaye bonus. Aho kanda nta ahangaha, abatanga bonus ni ahangaha, urahakanda ugategereza bigafunguka. Dutegereze turebe. Teka ngiye bampaye bonus y'amadolari 3, ariko nakoze trading nyakuraho. Nkoze iyi video rero kugira ngo mbereke nanone uburyo ushobora kuba wabikoramo, mbereke na bonus uburyo bagenda bazitanga. Okay. Ibyo byose rero kubyiga ni ingenzi, ko future trading ku muntu ufite umutaho uhagije rwose aronka amafaranga menshi cyane. Ababwira ngo amadolari 100 ashobora kunguka amadolari 50 bikwiye nuko watradinze buri munsi. Abantu ariko ntibajya babyumva
kubera kutabisobanukirwa no kutamenya nyine uko bikorwamo, ariko ku mahugurwa makeya video tugenda dukora zikwereka, yani hari icyo byagufasha. Nagira ngo ndebe ziriya USDT ko zaje, hanyuma mbereke uburyo dushobora gutredinga muri Mexico, ushobora kwinjira mu isoko kuri Litecoin yacu. Kubera network ari nkeya muraza kwihangana, kandi video ndabona ikomeje kuba ndende. Okay, iyo imaze gufunguka rero ureba ko hano ukoze bakubwira ngo iyo ukoze deposit ubona amadolari 5, deposit y'amadolari 100 baguha bonus y'amadolari 5. Aka kantu muri kubona aha ndagira ngo mbereke, wenda nubwo mfashe screenshot, ndagira ngo mbereke aka kantu baguha bonus yo kano kantu ukora trading, iyo kuzuye ari amadolari 10 bahita bayaguha muri future trading. Hano ukaba waya trading, ndakeka urabibona. Naka ngaka yo kuzuye nako baguha bonus. Izi ni bonus bagenda batanga rero ku bantu bakora future trading ariko bakoresha amafaranga ari hejuru. Bavuga ngo hano bagira bonus nyinshi, ibi byose nibyo bagenda bakwereka. Shaka gusoma amategeko, ibi byose nibyo bagenda bakwereka. Mwabonye ko ngiye bampaye amadolari 3 kubera gukora KYC, iyi account ni nshyashya. Okay, reka ndebe, twongere tugaruke turebe ko ya madolari muri yabaye completed. Ngaruke muri Binance yanjye turabe. Kubikora ko byabaye successful, turebe. Ntabwo bimara igihe kinini ndakeka. Urareba inshuro nagiye mbikura Litecoin, BNB, ureba ko zabaye completed. Sizo mbikuye mu kanya 4:50, sizo mubona ku itariki 2 z'ukwa 11 byabaye completed. Nuvuga ngo uzagezeho. Reka turebe mpamvu ntari kuzibona ni iyihe. Impamvu ntari kuzibona ni iyihe. Hajya ama network aba agenda gake. Njye kuri spot ndebe. Iyo network ari nkeya nyine niyo mpamvu bigorana ko ihita ubibona. Dutegereze ndebe impamvu ataraza, kandi hano baranyereka ko yaje. Okay, murabibona ko kuri Binance bampaye message saa 5 zuzuye ko mu by'ukuri kubikuza byakunze, ko nabikurije kuri adresse. Kereka niba adresse nayipestinzemo nabi. Reka ndebe adresse natanze, mujye mugenzura adresse mwatanze niba ariyo.
reka njye muri Mexico ndebe aderese natanze kari ya nyayo niba zitarageramo. Nkanda handitse deposit. Hari igihe umuntu abikura amafaranga ntamugereho kubera ko aderese aba yitanze nabi. Iyo aderese wayitanze nabi hagize undi mubare wivangamo rwose birangira amafaranga uyabuze. Ibyo ngibyo ugomba kubitekereza. Kamfate screenshot ndebe, nkopi iyi aderese ndebe ko ariyo koko ihura n'irimo hariya. Ngaruke hano aderese yanjye ukareba neza niba koko bihura. Tanze turebe aderese, ndakeka rwose ariyo, wenda sinzi kugira ngo bikonfirime hano. Ujye ureba aderese watanze ko bihura, ko hari igihe ushobora kwibwira ngo aderese watanze niyo ugasanga nta naho bihuriye. Nibyo rero ugomba kubigenzura. Turategereza rero, nashaka kubereka uburyo y'amafaranga ageze muri Mexico. Urabona ko yagezemo tayari, murabona ko nibyo koko y'amadolari rimwe n'ibice 32 nk'uko nabibikuje. Ndakeka murabibona ahangaha ko babinyeretse ko nabikuje idolari 0.008 1.018 y'amarit coin ko yangezeho. Ngiye guhita nkora iki rero? Mwihangane video ibaye ndende. Icyo ngiye gukora nta kindi uretse kuba ngiye guhita nkonvatinga yama Bitcoin. Nza hano handitse trade kubera ko amafaranga yanjye ngomba kumenkinga sure ko ari muri spot. Turebe ndareba ko ari muri spot. Ngiye guhita nkanda hano handitse trade, murahabona nko muri BINANCE. Reba ko ari muri Bitcoin. Noneho ngiye kugurisha Bitcoin. Niba ngiye kugurisha rero hano handi market ndashiramo limit, ndakuramo ira limit nshiramo market. Hanyuma ahangaha nkande sell. Reba ko iyo kanze buy hano, buy ugiye kugura ama Bitcoin, sell ugiye kugurisha ama Bitcoin bakaguha amadolari. Ndakora scrolling nkashije na kwijana nkahita nkanda sell. Tayari byabaye successful. Ubwo yama Bitcoin nari mfite nahisemo avamo amadolari. Tugaruka hano kuri wallet se nkaba scrollinga tujyana hasi turebe. Tayari ureba ko rya dolari n'ibice 34 nabikuje kuri Binance yangezeho hehe? Yangezeho hano muri Mexico. Igeze muri Mexico rero ngiye gukora trading, ariko amafaranga ngiye gukora trading ari muri spot. Niba ari muri spot ndaje nsubiremo njye muri spot, ndaza nkakanda ahangaha iyo nshaka nkanda kuri future ko amafaranga yanjye ari muri spot, ariko nkaza ahangaha ureba ko muri future ariho 0. Mpita nkakanda kakantu handitseho USDT 0, nkaza muri spot. Yengeze muri spot ndayazana yose nkashyira muri future. Ureba ko spot iri hejuru, future iri hasi, bivuze ngo ngiye kwejyana muri future. Tayari bayisambwa ngo njye muri trade, ndahita nyasangamo. Ugeze ahangaha rero nta kindi ukora uretse kureba ya Bitcoin niyo dushaka kutradinga. Shaka kutradinga Bitcoin ko nubwo itaragera ku madolari 70.92 iracyari hafi, ariko urumva ko abayinjire hasi. Niyo wakwinjira ahangaha ntacyo bitwaye. Ndaza kubereka result yavuyemo. Reka ninjire ahangaha mbereke uburyo ushobora gusetingamo signal yawe. Kaninjira ahangaha ku madolari 40. Sawa. Uraza rero ugascrollinga amadolari rimwe n'ibice leverage.
hano hari icyo twita leverage, okay, tukagira n'icyo bita isolated nayo isobanuye muri video zatambutse, vuga ko ari uburyo ushobora kuba wakoresha amafaranga uba wakoresheje. Ni ukuvuga ngo trade ikoresha amafaranga wayihaye ahangaha, ikoresheje close amafaranga nyine urumva ikoresha amafaranga yasigaye kuri balance yizamuka inamanuka. Okay, katwinjire mu isoko kuri iki giciro, scrollinga tujyana hiri 100%, tugakanda position tugashyiraho long kubera ko turayigura long, hanyuma arambwira ko order yabaye submit successful. Okay, urareba ko amahirwe ni makeya cyane yo kuba yava mu isoko, 4 n'ibice 10 na bingahe 19. Nuvuga ngo niyo mahirwe ko mu isoko yuko utanze order ukabona amahirwe yo kuba mu isoko ni menshi cyane, iyo order urayikansoringa ko ushobora guhomba. Urareba ko itangiye gutanga profit. Okay, reka dushiremo stop loss ndetse na take profit. Turaza ahangaha turagaruka kuri signal yacu turebe igihe twari kwinjira mu isoko koko niba ari icyanyacyo, kanze turebe. Okay, reba ko twari kwinjirira ahangaha ku madolari 20.92 cyangwa twinjira ahangaha ku madolari 69.50, ariko twinjiye nyine numva twatinze kwinjira mu isoko ko icyo giciro yakirenze, nta kibazo dufite, niyo mpamvu tugomba kuyikora. Okay, indi signal kuri Bitcoin yagombaga kwinjirirwa kuri 0. Okay, kuri 0 kuri amadolari 99.53 n'amadolari 63.40. Ariko reka twikorere iyi ngiyi twinjiriyeho dushyiremo icyo bita stop loss na take profit. Icyo tugiye gukora ni iki? Turaza, niyo ubonye zira bonus baguhaye ni uko bigenza, uraza muri group ukanyandikira nkaguha signal ukayikora, nta mafaranga ndi bukwake. Urareba ko igiciro niki, hano dufitemo target tukagiramo icyo bita stop loss nahiri bugere ikaza gukura mu isoko ikagunyana ikagushyira mu gihombo. Igeze kuri iki giciro nyine urumva ko igukura mu isoko igatwara amafaranga. Ikadushyira mu stop loss, ureba ko iri ku madolari 65.93 niyo turi bushyiremo. Turaza hanga tugaruke kuri order yacu twatanze, signal yo ibizamuka imanuka ni ibintu bisanzwe. Okay, turaza tugakanda aha hand position, ari abantu batahabona kansubira inyuma kugira ngo habereke. Okay, uraza ugakanda ahangaha, iyo umaze kuhakanda nta kindi ukora uretse kuza gushyiramo target ndetse na profit. Sawa, twinjire kuri madolari 70.48 cyangwa se urareba ko yamanutse kabigeze nyine ahangaha. Hano tugiye gushyiramo profit, take profit. Hano ushyiramo rero aho dushyiramo za stop loss ushyiramo target ya nyuma. Dushyiramo target ya nyuma ni ku madolari 81.33, madolari 81.31. Ku idolari rimwe izaba igeze ku 153, nzaba nzi kunguka ku idolari n'ibice 90 ku idolari rimwe rya dolari natanze. Hano stop loss twabonye ko turi gushyiraho amadolari 65 n'ibice, ntari kwibuka neza kandebe. Stop loss katurebe stop loss irebe neza, n'ibice 95 n'ibice 95, amadolari 65 n'ibice 95. Ke tubishyiremo 95. Urareba ko nzaba ndi guhomba 0.81 by'idolari. Stop loss nyishyize kure kubera ko nshaka gutinda mu isoko, nkahita nkora confirm tayari, ubwo bya order namaze kuyitanga. Icyo ngiye gukora niki, ngiye gushyira target rero nta kindi, urongeye ugakanda andi wakanze bwa mbere. Ureba ko bwa mbere byari ahangaha, akangaka niko kasaga aha, sorry gatoya, aha niho hagaragaraga, niho twashyizemo stop loss ndetse na take profit. Hano tugiye gushyiramo target ya mbere ni amadolari 71 n'ibice 41 n'ibice 41. Niraho bigeze ndahita nshyiramo 25%. Reba ko rya dolari ndaba ndeze 0 n'ibice 00.37. Ntacyo, reka mbikore gutya ndajya mbere ku buryo bagenda bashyiramo zira target ya kabiri
ntago target zose ushaka kuzikora, ushaka gukora izo ushaka. Target ya kabiri ni ku madolari 78 n'ibice 20. Ushaka gushyiramo amadolari 78 kira bigeze kure n'ubundi 78 kuri 50% ndabona 0 n'ibice 40 bigeze kuri 49%. Okay, target ya gatatu yaje nyirebe nayo iri ku madolari 45 n'ibice 65, ku madolari 45, amadolari 75 shaka nashyiraho 75, gusa ngombwa ngiye ya mibare yose nyishyiremo nkashyiramo 70%, gatoya 75, rero ko igeze ku 64 ndaba ndi kunguka 0.40 by'idolari kuri dolari, ubwo ngubwo nshaka izo target ndazihorera nkategereza isoko ko riza kuzamuka ikama profit, ubundi order yanjye nkaba ritanze nkicara nkategereza. Mwakoze cyane rero, kora subscribe kuri channel yacu, YouTube channel yacu Free Airdrop, kandi shyira comment cyangwa se utwandikire kuri 07888812, hanyuma tukomeze gufashanya bijyanye na future trading. Mwakoze cyane.